Alright, twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mudahwema kuba mwakurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Nizere ko rwose uyu munsi wababereye mwiza, nizere ko rwose uyu munsi uri buze kuba wababera uwihirwe. Kuri uyu munsi tugiye kuba twabagezaho transfer ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko rwose nimero 10 rwose kabisa ikipe ya Rayon Sport iri kuba yamushaka ku rwego ruhambaye. Niyo mpamvu ngiye kuba nababwira uyu mukinnyi rwose uri kuba wavugana na ikipe ya Rayon Sport ngo ibe yamusinyisha 5/5. Nge tugiye kuba twabana muri iki kiganiro. Theogene Kwizera, nizere ko rwose subscribe yanyu iri hafi mwamaze kuba mwayiterekaho, nizere ko rwose ndetse muri buze kuba mwakandika na comment. Ibitekerezo byanyu hano biba bikenewe 5/5. Murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye byibuze abakinnyi bagera kuri 30, ariko muri abo bakinnyi ifitemo abakinnyi bagera kuri 28. Niyo mpamvu iri kuba yashaka abandi bakinnyi bagera kuri 2. Nje kuba nakubwira uyu mwataka, uyu rutahizamu w'ubwato guturuka hariya muri Tunisia, rwose niwe ngiye kuba nababwira nimero 10 kabisa, umwataka kabuhariwe niwe ngiye kuba nababwira uri gushakwa na ikipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye. Ninde uri kubijyamo niwe tugiye no kuba twababwira. Amazina ye bamwita Dylan kabisa, uyu technical director wa ikipe ya Rayon Sport, niwe uri kujya mu bakinnyi ba ikipe ya Rayon Sport ashaka kuba yabagura rwose. Niwe uri gushaka uyu mukinnyi guturuka mu gihugu cya Tunisia. Reka tubabwire byinshi kuri uyu mukinnyi rwose udasanzwe, ukina mu makipe rwose ya hariya muri Tunisia. Rwose niwe tugiye kuba twabagarukiraho. Uyu mukinnyi ese azafasha ikipe ya Rayon Sport? Ese byari ngombwa ko igura uyu mukinnyi cyangwa se ntibyari ngombwa? Nibyo tugiye kuba twagarukaho. Yes guys, uyu mukinnyi amazina ye bamwita Yusuf Ahmed. Yusuf Ahmed guturuka mu ikipe ya Esperance de Tunis, ndetse ni nayo kipe ubu ngubu ari gukinira. Uyu Yusuf Ahmed ni umwarabu ukomoka hariya rwose mu gihugu cya Tunisia, ni umwene gihugu. Yusuf Ahmed apima metero 1 na santimetero 85. Akina nka nimero 10 kabisa rwose. Afite imyaka 23 y'amavuko. Afite ibiro 90 byose. Muri kumva ko rwose ari umusore rwose. Uyu musore kabisa niwe ikipe ya Rayon Sport iri kuba yashaka. Uyu mukinnyi ekipe ya Rayon Sport yamubonye mubwo ikipe ya Esperance de Tunis yakinaga umukino wayo na Ethiopia Mazembe mu mikino nyafurika. Uyu nguyu iza kuba yakereka highlight uyu mugabo technical director wa ekipe ya Sport, dore ko ari nawe ushinzwe kuba yashaka abakinnyi ba ikipe ya Rayon Sport rwose abagura. Uyu mugabo areba video analyst, abona uyu mukinnyi yafasha ekipe ya Rayon Sport iba yakohereza Dildon kabisa kuri uyu musore Yusuf Ahmed. Ababwira ko rwose ari buze kuba yabasubiza nta gihindutse, akaba yaza no kuba
yayisinyira ekipe ya Rayon Sport. Ariko uyu musore hari andi makuru yagiye asohoka hariya rwose mu ikipe ya Rayon Sport avuga ko yamaze kuba yasubiza ekipe ya Rayon Sport ko agomba kuba yaza hano i Kigali bakumvikana na ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi Yusuf Ahmed ni umukinnyi wagiye ugaragaza urwego ruhambaye mu gihugu cya Tunisia mu makipe yose yagiye azamukiramo ndetse nayo yagiye akinamo. Ni umukinnyi ufite disipurine rwose, ni umukinnyi utsinda ibitego, ni umukinnyi utanga pasi nziza cyane. Uyu mukinnyi rwose yafasha ikipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye, ku rwego rushimishije 5-5. Ese wowe hari icyo waba wavuga kuri uyu mukinnyi Yusuf Ahmed? Igitekerezo cyawe gishyire muri komenti, turaza kuba twagisoma 5-5. Nizere ko rwose muri buze kuba mwakurikira n'ibindi biganiro turi buze kuba twaterekaho mu kanya gatoya cyane, ibiganiro bigiye kuba byagaruka ku mikino ya CAF Confederation Cup izaba mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Tugiye kuba twababwira no kuri rwose ikipe ya Rayon Sport imikino ya Sekafa izaba ku munsi w'ejo, turi buze kuba twabigarukaho 5-5. Ikipe ya Rayon Sport iri kuvugisha n'umukinnyi bita Byiringiro Rage kugira ngo barebe ko yazamushinyisha, barebe ko yazakinira ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye abakinnyi bagera kuri 30 nk'uko nagiye mbikubwira haruguru. Nizere ko rwose n'uyu mukinnyi naramuka asinyiriye ikipe ya Rayon Sport muri buze kuba mwamwishimira ku rwego ruhambaye. Uyu reka tube twabagarukira kuri Byiringiro Rage. Uyu Byiringiro Rage ni umukinnyi wahoze akinira ikipe ya Polisi ariko na ikipe afite. Ikipe ya Rayon Sport iri kuba yavugisha uyu mukinnyi ngo irebe ko yayisinyira, ariko nta mafaranga imuhereje ikazamuhereza Rokertoma. Uyu musore we arabuze kuba yabivugaho iki, dore ko ikipe ya Rayon Sport yatangiye kuba yamuvugisha uyu munsi, nibwo yatangiye kuba yamuvugisha uyu Byiringiro Rage. Ese ari buze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ntago ari buze kuba yayisinyira? Reka tubihanga amaso.